ngo yigize inshinzi. Uyu mugani bawuciye bashaka gucubya ubukaka bw'umugore cyangwa umukobwa wese wanze gutimaza igitsina gore, nibwo bagira bati yicisha make dore ko wigize inshinzi. Wakomotse ku nshinzi za Gishega Bugasharankwanzi, wikabuwe na Gashende ka Magirirane w'Ubusasamana bwa Ngendo muri Gisenyi, ubu ngubu ni muri Rubavu y'ubu. Ngo kera Imana yiberaga mu Busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi, bukeye irema abantu bakwiza isi yose, ariko bamwe bagira abakire abandi bagira abakene. Abakire bahaka abakene, mu bakene hakabamo umugabo witwaga Magirirane. Rimwe ngazindukana n'umuhungu we Gashende bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu. Baragenda no mu kibaya cya Busasamana aho Imana yiberaga, baca umubaya bamaze kuwugwiza, barahambira barikorera. Hakaba haramutse igihu bagenda batarora imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireyutse, Magirirane akebutse abona umwezi urimo ikintu cy'umweru, nuko arikanga abwira Gashende ati dore kiriya kintu sha. Gashende akebutse aravuga ati ubanza ari ya Mana bajya bavuga ko yibera hano. Imana iramuhamagara ati Gashende we. Gashende ati karamenya Gasani. Imana iramubwira iti si ubanza ari ya Mana ahubwo ni Imana nk'uko nyine ubibwiye so. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu we ati ngiye kurwana nayo kahave. Gashende ati sigaho wirwana n'Imana. Magirirane arangara ahubuka yikubita ikibando ati ubona ngo urakiza abandi naho nge ukangira umutindi. Agiye kuyongeza ikindi irashwekura umuhungu aramufata ati sigaho rwose wikubita Imana niyo yirirwa handi gataha iwacu Rwanda. Magirirane aranga aramwiburungushura ati rubanda rw'abakene mvumbu y'Imana nimunabare tuyibaze icyo yaduhoye. Hirya no hino induru zirakorerana, abantu barahurura, ari abakene ari abakire. Abakene bati iyo nyakunyago yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi. Abakire nabo bati yatwiciye amatungo itumarira n'abana. Nuko Gashende biruka inyuma komera ati rubanda rwose nimusigaho mwikwanga Imana. Abagore b'ibambe barikorera bamagana abagabo babo ngo boye kwiruka inyuma y'Imana bayihora ubusa. Ngo byaranze bibaye ubusa, abagabo baranga bayiruka inyuma ariko ibereka igihanduri. Bagaruka bakubita agatoki ku kandi ati amaherezo tuzakubona sha. Nayo irabahindukirana irababwira ati nzabatsembaho ndokore Gashende wanyubashye n'abagore babujije abagabo kundi abo bonyine basa. Ihera kibahuramo ubushita bwa gihome burabarimbura. Koko rero hasigara Gashende n'abagore n'abakobwa babo gusa. Nuko Gashende abonye ko ari umugabo wenyine usigaye mu gihugu, yahise yicikira ajya mu ishyamba ahacindiriye yigumirayo. Abagore basigara basakabaka, abagabo babo ngo bo nibo batumye abana babo n'abahungu babo bapfa. Abagore nabo babonye ko basigaye ari impehe bati iri shyano tugushije rizavugwa he. Nyuma yaho babagore ngo baraterana bajya inama bati ubu ngubu tuzabaho dute tutagira umwami. Bajya inama yo kumwimika, bajya hahoze ari ibwami bahararuza ingoma zahoze ari iz'ingabe n'iz'imivugo bazijyana Busasamana. Bagezeyo bitoranyamo umugore ubatambukije ubwiza n'amatwara witwaga Gashirankwanzi, nuko baramwimika. Iryo ubwami bamwita Gishegabo. Amaze kwima ingoma atora abagore b'ingare ngo babe intoreze, abita inshinzi ziba ingabo z'igihugu cye n'abagore. Umugabo waza akitwa Nyiragashibura. Inshinzi nizimaze gutorwa zadukana urugomo rukabije zawuka mu bagore n'abakobwa zirabavurunga zirabadiha karahava. Gishegabo si ukubatanga arasararasizora. Gashende aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita baganya ko Gishegabo n'inshinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Bukeye haza guca umugore ari wenyine agenda yivugisha aganya ati ese bakobwa bakowe nka gipfakara Gishegabo n'inshinzi ze bazarokokwa n'uwo Mana ki? Gashende aho yibereye aribaza ati ubwo uriya mugore ari wenyine uwamwegera nkamubaza ibyo avuga nabimenye imvaho kandi nkarushaho kumenya uko ibintu bimeze hirya no hino. Nuko ava muri yandiri yaza yomboka taritari aramutungura ati mbese uraho umugore we? Umugore arikanga akebutse asanga ari umugabo. Nuko amaze kubona ko ari umugabo umusuje aramwikiriza ati urahonya kugira Imana. Ati se ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute? Gashende ati narokowe n'Imana itamanuzwa. Umugore ati ese uba hehe ubundi? Ati nibera hano muri iri shyamba. Narabahunze kubera induru zanyu ngo twebwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Umugore ati mbega twebwe hari aho turi, ingoma y'abagore ntitugeze ku buce. Gashende aramubaza ati ese iyo ngoma y'umugore n'ingoma nyabaki? Nyamugore arakunda aramutekereza ati twabonye tubaye impehe twiyimikira umwami twimika umugore witwa Gashirankwanzi, iry'ibwami tumwita Gishegabo.
tumaze kumwimika rero nawe atora abagore b'ingara bita inshinzi, none ariko ziraturembeje. Yungamo ati hajya wowe ngo wibera hehe? Gashyenda ati sinakubwiye ko nibera muri ino shyamba. Umugore aramubwira ati ngusabye rwose kunjyanamo tukirirwana tuganira tugashana urwuba bwagoroba ngataha. Gashyende nawe ati izo mana nazikuraho imboga zizanye. Nuko ntiyarushya atindiganya dore ko ngo ntawe usendaganya umusanga, ahita amwinjirana muri iryo shyamba aciye ikiganda bagandagaza muri iyo ndiri baririrwa na bimarirari. Bigeze nimugoroba nyamukobwa abwira Gashyenda ati mperekeza tujyane iwanjye tujye kwibanira uve muri iri shyamba. Nyamugabo ati abandi bagore batazakunyiciraho. Umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona. Gashyende yanga kumuterereza aremera barajyana, ariko agenda agononwa. Nuko bahaguruka rubanda rushyizweyo, ni ukuvuga bamaze gusinzira. Bagera mu rugo ntaho baciye igera. Gashyenda arohagirwa, arasigwa, aranwa, aragaburirwa. Asoje araryama. Umugore ati ngaha nashira agahinda. Gashyende nawe abaho. Izuba ryajya riva akaryotera mu gikari, ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura, akamuha ibyo akeneye byose, akamuha inzoga, akamuha amata. Gashyende nawe agakunda agakora umurimo wa nyir'urugo. Nuko haciyeho iminsi nyamugore aza gusama inda. Undi mugore buzuraga yamwitegereza akabona asa n'utwite, akibaza ati nyirakantakuyu iyi nda yayikuye he? Yitwitishijwe nande? Ko nta mugabo ukiba muri iki gihugu. Nuko biramujija, ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye yaramwihererana ati umva rero rwose ngiye kugusaba ikintu kandi ntukinye mu kimpe. Mbabarira ntumishe uko waje gutwita iyo nda mbona ufite, wayikuye he yaje ite? Undi akamusubiza ari guseka. Mugenzi we arangaramuhatiriza ati icyo mbwira nyamuneka. Bigeze aho k'ubucuti karamugonda, aremera mumenera ibanga ati nyagucwa we rwose ntacyo naguhisha, mfite umugabo nitoreye mu ishyamba ndetse ngwino nge kumukwereka, yitwa Gashyende ariko uzaryomeho. Nuko bajyana mu rugo, bahageze ati jya mu nzu umusuhuze. Nyamugore nawe arirukanka cyane yinjira mu nzu ati uraho Gashyende? Gashyende yumva ijwi atari irya bene rugo basanganwe, araryama ariyorosa aranuma. Wa mugore arongera arakuteza ati uraho Gashyende unyihorera urimo? Undi nanone ati uraho nawe? Umugore asatira uburiri yicara ku rwuririro, aramubaza ati niwe Gashyende? Gashyende ati ni njyewe rwose. Umugore ati nubwo uri Gashyende ariko izina si ryo muntu. Gashyende ati ryabaye muntu. Umugore ati wabaye Gashyende ntiwancenze? Gashyende ati ibyo nabyo reka tube dusubikiye ahangaha. Iki nicyo gice cya mbere cy'inkomoko y'inshinzi, naho ubutaha tuzaza turebera aho byakomereje. Yaguteguriye ikino kiganiro nkanakikugezaho ndi Kwizera Elise. Ndabakunda cyane.